mu bubatsi ngo nicyo bita akamenyero. Nzagaruka mu bubatsi ngo murakoze. Harimo urubyiruko. Haleluya. Ndabifite nzagaruka. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kimwe mu bintu bigira ingaruka mu ngo turamenyerana. Uyu mugabo tubana ntituramenyana, sindamumenyera nawe nazamenyera. Kuko navutse iwacu kwa John nawe avuka kwa Mukamurigo. Namenyera nzabona umparaye. Yes. Namenyera umunsi yamenyereye akabona nteye nabi, hari uzabona nteye neza. Nabona ntambuka mpengana, hari uzabona guhemanga amakanja kari ibyo ashaka. Ubira gusaba guhora ubona nteye uko ushaka. Kuko deforme nabaye yo niwe wayingize. Ntabwo naje meze gutya, nge naje pfinyoyi. Mugihe ngize indeshe 3 zipfunyitse zihangane niwe wazipfunyitse. Sinazipfunyikiye iwawe. Ubwo untengeye iki, umbengeye iki? Ubu rero mbabwira kandi kantu namenye nahishuriwe. Muzi kuko imyaka y'umudami igenda izamuka, nikabakeneye urukundo kuruta igihe umugereri wawe, igihe umugerezi we. N'abagabo kandi nuko. Kuko intege nke zabo ziba ku maso. Mama biragusaba guhora urikizungereza maso y'umugabo, ureremba urudakanura. Nukanura kubera imibereho. Azahogera hariya Nyarugenge ari abakobwa bareba batuje. Ufite ku kiragiye uragikanuye. Intege nke zabo ziba ku maso, iz'abagore zikaba ku matwi. Umugore wumvishije nibamubwira abagambata gusa ikimpamvu navuze ijambo rivanga abagabo ntibasambana barasura, nuko umugabo asura agataha, ariko umugore wasambanye agenda agiye. Yes. Hakugaruka. Umuhaye urukundo ararama. Wajya ugera mu rugo akajya abona ni nyakabwana ni ibiki. Ubundi iki ni iki? Umuturanyi ngamenye uko hameze. Yagiye kubaramutsa, mwaramutse. Akagaruka. Ariko impamvu abagore dusambana nuko umugabo yagiye mu matwe, aro sheri bebe. Naho tipe we ari kujya Dubai, urugo rwateye imbere, urumva ntasinzira, imitsirareze. Mami nawe mumami baherukana ibyumweru 3 bishize, afite umwita wibutse kaho wataye hari undi uhasigaye. Ntabwo nge nazanywe Papa Fabrice njye bimubwira. Ntabwo nazanywe no kuryama mu bitanda byiza nubwo iwacu tutaryama gaheza. Oya pe, ntabwo nazanywe no gukenyera ibitenge ngo nitirirwe icyo naricyo. Ngiye nazanywe no kugira ngo umwanya nanjye muhe umwanya. Niba dahari kwa hera Imana, wacomoka byakwanga. Bohoka uhagarare hafi aho ngaho. Natambwira kankunda abandi bazabimbwira. Ko niko kuri. Kandi abagore tugira intege nkeya mu matwi kubi. Uzi umugabo, uzi gutambuka umugabo akavuga ati uri mwiza. Wow. Nubwo Papa Fab atabivuze ko ndi mwiza. Uzi gutambuka, allo baby. Nawe we watete ubundi wageze mu rugo wahageze kandi mukanya kire telefone mbwe allo baby shuhani naho ngo nuko kimwe mu bintu bigize ingaruka. Haleluya. Sibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza. Umva kugira ngo mbare mu mutima wibizaza ndabakunda. Haleluya. Gaho mugende mubwira babaye, nonaha muhumurize abakomeretse, mubabwire baze muri shiro dufite Imana itagihinduka. Iyo Mana yadusanze twigaragure, wivata idukuramo, iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi idusezerano ubugingo. Iyo Mana yadusanze twigaragure, wivata idukuramo, amazi irabeza iratubabarira. Haleluya. Ikiruta ibindi idusezerano. Iyo Mana yadusanze twigaragura, wivata idukura.
ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo. haleluya. ninde ushaka kugira ubwiza muri Yesu ukeneye icyubahiro, ngaho nagende abishakishe gukora ibyiza udacogora. we ntiyite ku maso y'abantu, kuko ubwabo ntibamukunda, ahubwo yite ku izina mwita, kuko ndi Imana yamuremye. haleluya. niba ushaka kugira ubwiza muri iri teraniro ryo muri Shilo ukeneye icyubahiro, haleluya. aho nagende abishakishe gukora ibyiza udacogora. we ntiyite ku maso y'abantu, haleluya, kuko ubwabo ntibamukunda, ahubwo yite ku izina mwita, kuko ndi Imana yamuremye. haleluya. ibyo nibwira muri uyu mugoroba si bibi, ahubwo ni byiza ubuzima bwawe, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza. ndabakunda, yadusanze twigaragura mwibata idukura, maze iyo Mana iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranya. akandi gato murakampaye. ngaho genda uhagarare ku munara, tegereze icyo nzavuga, wimira amajwi yose ya Satani, uhore witoza gukiranuka. ngaho senga wongere usenge, utandukanye gusenga kwawe, kuko ariho nzagukiriza, zatanga ingabo nyinshi ziteka ubwawe. ngaho senga wongere usenge, tandukanye gusenga kwawe, kuko ariho nzagukiriza, zatanga ingabo nyinshi ziteka ubwawe. Imana ibahe umugisha. haleluya. Imana ibahe umugisha. haleluya. Imana imuhe umugisha ndetse n'imbaraga. Imana imuhe umugisha. amen. waje nyuma nitwa Mukankuranga Jacqueline, mama Fabrice, ndi umugore w'uriya mugabo, kandi ndashimira Kristo ko yanshoboje gushobora biriya byose avugiye aha. Imana ihimbazwe. muri Kristo Yesu honyine niho haba imbaraga umuntu atabasha kurondoza akanwa ngo abishobore, ariko Kristo ajya tubashisha ibyo tutari gushobora mu bisekuru ndetse no mu buzima busanzwe. Imana ihimbazwe. dukomeje gushima Imana. haleluya. dukomeje gushima Imana ko ari Imana ikiranukira ku byo yavuze, kandi n'Imana y'inyangamugayo kubyibwira umuntu wari wese. Imana ibihimbarizwe. dushimiye Imana kubwira itorero Imana yaduhayeho umugisha, kandi turashimira Imana ko mwongeye kutugirira icyizere mukadutumira. Imana ibaha umugisha. dushimiye ubuyobozi bw'iri torero, dushimiye abashumba, abapastor, mwese mwagize uruhare rwo kugira ngo tube turi hano, bene data bakristo, protocol, abaririmbyi. mukanya gato ndaza kubasaba muze dutaramira Imana. mwumvishe ko tuvuye mu kabari twaraceshaga bikemera, twari amabebi n'amaniga bigacya. muranyemerera mukanya gato duhimbaza Imana, iki kirere cyeyuke mu izina rya Yesu. Imana irebe ibikwiriye aba bantu. haleluya. aba bantu baje imbere y'Imana irebe ibintu bibakwiriye, kandi irebe ibyihutirwa, ibirari chance, nibaze gutaha batabonanye n'Imana. hari igihe umuntu agera ahantu agahuriza n'igihe cy'Imana, ariko murari muvuge ngo amen. hari igihe umuntu agira umugisha agahuza n'igihe Imana yateguyemo gukora.
Imana iguhuze n'igihe cyayo mu izina rya Yesu. Kandi uyu munsi utahubonye ukuboko kwiza kw'Imana. Mwese tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Munyemere dusome ijambo ry'Imana. Dusanga hano mu gitabo cya Rusi. Igitabo cya Rusi ni igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 8. Igitabo cya Rusi ni page 256. Munyemerere dusome Rusi igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 8. Umurongo waho 8 turaza kugira wenda kuwa 9 nta kibazo. Kadusome. Haravuze ngo maze Bowazi abwira Rusi ati, urumva mukobwa wanjye, ntukajye ujya mu murima wundi kandi ntuve hano, ahubwo ujye uba bugufi bw'abaja banjye. Uhange amaso ku murima babasaruramo ubakurikire. Ntiwumvise ko nategetse abahungu ko batazakwakura, kandi ko ugize inyota ujye ku bibindi unywe kuyo abahungu bavomye. Imana ihimbazwe. Imana ihimbazwe. Munyemerere soreze hano mu byakozwe n'intumwa igice cyaho ni cya 27. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 42. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa igice cyaho ni 27 umurongo waho wa 42. Reka dusome. Haravuze ngo abasirikare bashaka kwica imbohe kugira ngo hatagira uwo muri zo woga agacika, ariko umutware utwaye uwo mutwe ashaka gukiza Pawulo, agwabiza imigambi yabo, ategeka yuko abazi koga biroha mu mazi kugira ngo abari bo babanza kugera ku nkombe, n'abandi bamwe bagendera ku mbaho, abandi ku bindi bivuye mu nkuge. Nuko muri ubwo buryo bagera ku nkombe bose barakira. Nimwakira ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Turashima Imana kuri uyu munsi. Turashima Imana kubwo muhamagaro mwiza Imana yahamagaye abantu bayo, kandi turashima Imana kubwo mutegura Imana igitegura. Ari nawo kandi uyu munsi w'iki cyumweru cyahariwe abagore, ufite insanganyamatsiko cyangwa intego yo mwitangiriro, mu gitabo cy'itangiriro igice cyaho cya 38 uyu murongo waho wa 14, nkuko pastor uvuye hangaha mushumba amaze kuhatubwira. Havuze ngo yiyambura imyenda y'ubupfakazi, yitwikira umwenda umutwe, arisesura, yicara mu marembo y'Inayimu yo ku nzira ajya i Timuna, kuko yabonye Shera amaze gukura, ntibamumuha ngo amuhungure. Imana yacu duhana umugisha. Imana ihabwe icyubahiro. Turashimira Imana ko ari Imana ijya yambura abana amazina mabi, Imana ikabahirindira izina. Haleluya. Nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye, arangije angirira neza. Neza y'Imana ndayivuga, narayibonye. Imana ishimwe. Iri jambo tugiye kuganiraho nahawe kubaganiriza muri mugoroba, rifite insanganyamatsiko ivuga ngo Imana izanye ubundi buryo nimuhumure. Haleluya. Abadamu bari hano ndababwiye ngo Imana izanye ubundi buryo nimuhumure. Abagabo muri hano, Imana izanye ubundi buryo nimuhumure. Urubyiruko muri hano, Imana izanye ubundi buryo nimuhumure. Haleluya. Ni Imana izanye ubundi. Mbibutse ko Imana izana ikintu kidahari. Ni Imana icunga ikidahari ikagiheraho kandi ikakizana mu gihe cyacyo. Iki ni igihe cyo kugira ngo Imana ihuze n'abantu bayo ubundi buryo, kuko hari uburyo bwarangiranye abantu. Yemwe, haleluya. Hari uburyo bwarangiranye abantu, hari uburyo buriho, ariko hari n'ubwarangiye. Ndashima Imana ko Imana izanywe ku buzima bwawe n'uburyo budahari kugira ngo iguhuze nabwo, kandi abazabibona bazihane mu izina rya Yesu. Muzi ko Imana ifite ibintu bituma abantu bihana. Ukibana guhura n'ubwo buryo, hari abantu bategetswe kwihana, bakavuga bati ntabwo twari tuzi ko ibi nabyo bibwemerewe, ariko burya mu isi, muri iyi si tubayemo, nta kitakwemerewe, ahubwo nuko ari igihe cy'Imana kitari cyagera. Haleluya. Kuko mu Mana nasanze ari hagari kandi ni hanini, hahishwemo ibintu byinshi. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana izanye ubundi buryo. Haleluya. Munyemerere muri ubu buryo Imana izanye, tubwire Imana ngo mambo sawa sawa.
kandi iyo Yesu ategetse byose biremera. Byose birashoboka. Mbese muri make ndashaka ko muri uyu mugoroba muri aya masaha, aya ni amafu ya ni munsi Imana yajyaga igendereramo abakozi bayo, yajyaga igenderamo batubanjirije basogokuruza bacu. Mureke uyu mugoroba tunyeganyeze Imana, tuyihendahende, Imana ihure nawe, iguhuze n'ubu buryo. Haleluya. Nibibi by'amagambo, ahubwo uze gutahuye n'uburyo bw'iki bw'Imana. Tuvuge ngo byose birashoboka, kandi ndumva tugiye guhaguruka tugahimbaza Imana ko gurupe yo kuramya no guhimbaza ni muzi. Ndifuza ko turamya muri ubu buryo, umuntu wese akaramya mu buryo bwo guha Satani amatangazo. Igihe amajwi yaguhereye yampera amatangazo, babwire ngo bwira ikuzimu, bwire Satani, ubwire imbaraga zose zahagurukiye ubuzima bwawe ngo byose birashoboka iyo Yesu akiza ategetse. Mambo sawa sawa. Muramfasha muri iyo ndirimbo mambo sawa sawa, duhimbaza Imana. Umuntu wese avugiremo icyo akeneye imbere y'Imana, muri iryo tegeko Imana igihuza n'umuntu, muri iryo tegeko Imana ifite, igira ibintu itegeka muri uyu mugoroba. Haleluya. Imana igira ibintu itegeka, Imana igira ibintu ihamagara, Imana igira ibintu guhuza nabyo. Namwe mwihangane muhaguruke, umuntu ugifite imbaraga niyangana haguruke. Sawa sawa, mambo sawa sawa. Haleluya. Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Imba mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa, haleluya. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Imba mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa, haleluya. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Byose birashoboka, Haleluya. byose birashoboka, Haleluya. iyo Yesu ategetse byose birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka, byose byose birashoboka, byose byose birashoboka. iyo Yesu ategetse byose birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka, byose byose birashoboka, byose birashoboka. iyo Yesu ategetse byose birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka. Haleluya. Things are very better. Haleluya. Things are very better. Amen. When the Lord is on the sky, things are very better. Things are very better. Things are very better. Vuga byose. Byose birashoboka. Byose Byose birashoboka. iyo Yesu wacu. Hallelujah. Byose birashoboka. Byose birashoboka. Byose birashoboka. Niba byose bishoboka byinamo. Yego! Yay! Niba byashobotse nawe byina. Hallelujah! Byose birashoboka. Iwawe. Byose birashoboka. Kazi kawe. Iyo Yesu ategetse byose birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka. Ririmba byose. Byose birashoboka. Byose Byose birashoboka. Iyo Yesu ategetse byose birashoboka,
byose birashoboka, byose birashoboka. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzi, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. byose birashoboka, byose birashoboka iyo Yesu ategetse. Byose birashoboka, byose biramwumvira, byose arabirangiza. Yemwe byose birashoboka, byose birashoboka iyo Yesu ategetse. Byose birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka. hamagara Yesu azarebe, hamagara Yesu wewe azarebe, hamagara Yesu azarebe, hamagara Yesu azarebe, iteraniro hamagara Yesu azarebe, hamagara Yesu wewe azarebe, hamagara Yesu azarebe, hamagara Yesu azarebe, hamagara Yesu azarebe, hamagara Yesu kuri iki azarebe, gicaniro hamagara Yesu azarebe, hamagara Yesu uyu munsi azarebe, uhamagare Yesu azarebe, hamagara Yesu azarebe, hamagara Yesu azarebe, hamagara Yesu azarebe, ababyeyi hamagara Yesu azarebe, hamagara Yesu azarebe, hamagara Yesu azarebe, hamagara Yesu azarebe, ahindura ibyanze guhenda, ahindura ibyanze guhinduka, ahindura ibyanze guhenda, ahindura ibyanze aya masaha guhinduka, ahindura ibyanze guhenda, ahindura ibyanze iwawe guhinduka, ahindura ibyanze guhenda, ahindura ibyanze ku bana guhinduka, ahindura ibyanze guhenda, ahindura ibyanze kazi kawe guhinduka, ahindura ibyanze guhenda. ahindura ibyanze Uba guhinduka. turi ku mugongo w'Imana, Oh, turi ku mugongo w'Imana, ku mugongo w'Imana, turi 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 ku mugongo iyo w'Imana, tuba ku mugongo w'Imana, turi 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 ku mugongo w'Imana. nyuma ya zera rakora, Nyuma ya zeri irakora, nyuma ya zera rakora, na nyuma ya zeri irakora, nyuma ya zera rakora, na nyuma ya zeri irakora, nyuma ya zera rakora, na nyuma ya zeri irakora, nyuma ya zera rakora, na nyuma ya zeri irakora, nyuma ya zera rakora, na nyuma ya zeri irakora. Imana nyamana, Uri Imana nyamana, 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 Imana nyamana, na yawe, na yawe, na yawe, na yawe, na yawe, na yawe, yawe, yego 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 yego, Tabiri mana, tabiri mana. Say. Tuba. Tu.
tamira imana Amina, 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 tuba Amina, hey Amina, ayiwa Amina, tama Amina, oh Amina, 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 oh Amina, Amina, oh Amina, usifiwe Jehova. Amina, oh Amina, usifiwe Jehova. Amina, Amina, oh Amina, usifiwe Jehova. watu zigitondo sezerano turumva we Tegereza igitondo isezerano riri bugufi. turumva we Numva amajwi y'inyoni tegereza igitondo isezerano riri bugufi. watu wa Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza umva kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Haleluya, haleluya. gaho mugende mubwira Yababaye nonaha muhumurize abakomeretse mubabwire baze mubabwire base muri shiro dufite imana itagihinduka. iyo mana yadusanze twigaragure bivata idukuramo maze irakweza iratubabarira ikiruta ibindi idusezerana iyo ubugingo mana yadusanze twigaragure bivata idukuramo maze irabeza iratubabarira. haleluya ikiruta ibindi dusezerano iyo mana yabasanze yadusanze twigaragura bivata idukura maze irabeza iratweza iratubabarira. haleluya ikiruta ibindi idusezerano ubugingo. Haleluya. Ninde ushaka kugira ubwiza muri Yesu ukeneye icyubahiro. Gaho nagende abishakishe gukora ibyiza udacogora. we ntiyite ku maso y'abantu kuko ubwabo ntibamukunda ahubwo yite ku izina mwita kuko ndi Imana yamuremye. Haleluya, haleluya. Niba ushaka kugira ubwiza muri iri teraniro ryo muri Shiro ukeneye icyubahiro. Haleluya, agende abishakishe gukora ibyiza udacogora. Niyite ku maso y'abantu. Haleluya, haleluya. Kuko ubwabo ntibamukunda ahubwo yite ku izina mwita
kuko ndi Imana yamuremye. Haleluya, Haleluya. sibyo nibwira muri uyu mugoroba si bibi ahubwo ni byiza ubuzima bwawe kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda dusanze yadusanze twigaragura mwibata idukura mazi y'Imana irateza iratubabarira ikiruta ibindi idusezera. akandi gato cyane, akandi gato murakampaye. Ngaho genda uhagarare ku munara, umva tegereze icyo nzavuga, wimira amajwi yose ya Satani, uhore witoza gukiranuka. Ngaho senga wongera usenge utandukanye gusenga kwawe kuko ariho nzagukiriza zatanga ingabo nyinshi zitekuka. ngaho senga wongera wowe wongera usenge tandukanye gusenga kwawe kuko ariho nzagukiriza zatanga ingabo nyinshi ziteka ubwawe. Imana ibahe umugisha. Haleluya, Imana ibahe umugisha. Haleluya, 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 haleluya. izadukora amadede mu marembo y'abarupinzi. Reka babwire, iyi Mana iyo yiguye neza nawe ikugwa neza. Jya uharanira ku mwihariko wawe, ujye uharanira kugwa neza Imana, kandi ntiwite ku maso y'abantu kuko ubwabo ntibagukunda. Ibyo wakuzura byose ugira abakwanga ukagira n'abagukunda, ariko turashimira Kristo utarobanura ku butonde. Haleluya, haleluya. Merutse kumenya akantu kandyoheye cyane mu minsi ishize, ngo Yesu yakoresheje uko ashoboye, ngo abambwa hejuru. Yesu uzi ko atabambwe mu kibaya, ngo Yesu yabambwe ku musozi hejuru i Karuvari, ngo kugira ngo umukene n'umukire bose bamurebe. Kandi ngo impamvu yabambwe hejuru, ngo akajya ku musaraba hejuru, ngo akajya ku musozi, ngo byari ukugira ngo hatazagira umuntu udukingiriza kumureba. Abantu bagukingiriza mu kazi, abantu bagukingiriza mu matitire, ariko ntawe uzagukingiriza kureba aho Yesu ari. Iteraniro ry'Imana, haleluya. Kandi iyo ubonye Yesu ubonye ubuzima. Iyo wubuye amaso gusa ukareba, na Bibiliya yarabivuze, muri mubona ibyo bibaye, ukabona iwawe birabaye, ukabona mu bana birabaye, gahunda ni ukurarama, ngo wareba mu ijuru bigahita bigaragara, ugahita uhabonekera, ugahita uhabonera ubutabazi bwihuse. Ngo nimubona bibaye muzararame, kuko gutabarwa kwanyu kuzaturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi. Abaje kurarama, haleluya. Ubu twese hano duhuje gahunda niyo kugira gute, niyo kurarama. Kwa Muyomba wareba hakagukuzaho. Dufite abantu badusezeranyije ibintu barinze bapfa batabikoze, kandi batwereka ko badukunda, ariko ibyo Yesu yadusezeranyije ageze kurabikora. Mwamumereye amashyi menshi n'impundu. Haleluya. Yesu azanye ubundi buryo. Haleluya. Ubutatu bw'Imana buzanye ubundi buryo muri iri teraniro. Nimuhumure. Wankoreye mu biganza bya mwene so ukamubwira ngo humura, Imana izanye ubundi buryo. Mumbwirire ngo humura. Iyi gahunda ni kwa kwistresura. Tukistresura tukareka iminsi yicuma. Uwo muntu mwicaranye Imana yamukuzanya kugira ngo umustresure, umuhekeya, umubebeze, ibebeze. Ukibebeza. Dufite agakora sibyo dutera mu bagore kitwa ibebeze. Yesu yarabonetse, ibebeze. Yaracunguye, ibebeze. Yaracunguye, ibebeze. Tukibebeza. Tukabwira Yesu ngo tuzirikanye ibyo wakoze igorogota. Ibebeze, ibebeze. Ariko abantu bazahura n'uduhinda kugeza ryari? Uduhinda tuba muri moroge na hahandi bashyingura. Hano ni kwa Yesu tugomba kugubwa neza. Abari kwa Yesu, haleluya. Abari kwa Yesu, haleluya. Kandi ikintu nkundira Yesu muri ubu buzima ni ukamenya ibikwiriye ab'imitima yaje imbere. Imitima Yesu ari imbere n'imitima yamuje imbere, Yesu amenya ibiyikwiriye. Mu bibakwiriye namenye ko uburyo bw'Imana bwaje,
kandi ndashimira Imana. Imana ikoresha uko ishoboye ijambo ivuze ikaribikamo imbaraga zo kurisohoza. Ubu buryo Imana ikubwiriye ahangaha, hano imbere bugiye kugutunga abandi bajegajega, hano imbere bugiye kugutambutsa abandi bananiye gutambuka. Ubu buryo Imana ivuganye nawe bugiye kukwicaza aho abantu bari baguhagurukije. Ubu buryo Imana izanye ivuze ivuganye nawe bugiye kuguhesha uburenganzira ruwambuwe. Ubu buryo Imana ivuganye nawe bugiye kuburana ziriya manza utabigize mu ruhare. Ubu buryo bugiye guhangana n'ariya madosiye arunze ku buzima bwawe. Mvugira ngo amen. Ubu buryo butanga igikundiro umuntu ntacyo afite. Ubu buryo bw'Imana. Imana ihimbazwe cyane. Imana ihimbazwe cyane. Imana ihimbazwe. Turaza gusengera bino byifuzo tubihuze n'uburyo bw'Imana dutaye dushima. Mwikirize ngo amen. Mwikirize ngo amen. Hallelujah. Imana yigeze huza ubu buryo n'umuhungu umwe witwa Rusi hano. Yamuhuje n'uburyo bwayo. Ashaka mu muryango w'Abimeleki. Abimeleki ngo hashatsemo abakobwa babiri bashaka abahungu be amaze gupfa. Niko Bibiliya yambwiye. Ngo bashakayo uwitwa Rupa arashaka n'uwitwa Rusi arashaka. Imana yacu tugire neza. Ngo bamaze gushakayo igihe kigeze habaho ko na babahungu bapfa. Bamaze gupfa Bibiliya itwereka yuko ngo bahagurukana na nyirabukwe, hanyuma umwe bageze mu nzira aramusoma aramusiga. Ariko Rusi avuga ngo Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Uzi ko muri quartier bagiye guhumurizwa nuko usenga. Uzi ko mu kazi ukora ugiye guhura n'abantu Imana igutumyeho kugira ngo bahumurize. Imana iri kugustressura kugira ujye gustressura n'abandi. Imana iri kuguha keya kugira nawe uhabwe ubone kutanga ibyo wahawe. Mwakwikirije ngo amen. Uyu mugore ubahagaze imbere uri kuvuga guhumurika, ndashima Imana ko ndi kuvuga iby'Imana yankoreye. Imana ndi mu bagore yahumurije. Nimureba uriya mugabo murasanga Imana yarampumurije. Haleluya. Mukobwa uvuye munsi y'ikiraro mu muhanda, uyu munsi nkaba afite adresse y'umugabo usa gutya. Imana yarampumurije. Haleluya. Imana yarampumurije. Yarambwiye ngo nzakora n'ibifatika, kuko ibidafatika byitwa gakiza. Abantu bafite ibipimo birirwa babipimisha. Tugira abantu twicaye imbere duhagaze imbere birirwa bapima gakiza, birirwa bafite ibipimo, bafite bya bindi bimeze nk'ibipimo umuriro. Koko buriya nibyo koko ndabihamye. Mutima wanjye ntacyo ushinze, kuko Kristo ibyo ntashoboye aracyanshoboza. Haleluya. Kandi washoboje ibyabanje ndacyamufitiye icyizere azashoboza n'ibikurikira. Haleluya. Nasanze turi kuganizwa amagambo akomeye n'umukozi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ijambo ryitwa kwisubiramo ni iby'abantu b'abagabo, ni iby'abantu bahuye na Mesiya. Ntabwo wakwisubiramo utarahura na Yesu. Umumaro wa Yesu mu muntu nuko ahora yisubiramo. Yatisubiramo rero kugumya gusangira n'ingurube, ariko aravuga ati ariko iwacu birahari. Turashima Imana ko iwacu bihari. Haleluya. Asubira iwabo, barabaga, bararya, baranywa, bashima Imana ko babonye uwari warazimiye. Nubwo ibyo yari yarabyayishije, nubwo hari ibyo twayishije, ariko hari n'ibindi bidutegereje. Hari amahirwe ya kabiri. Abantu Imana yahuje n'amahirwe ya kabiri. Haleluya. Hari amahirwe ya kabiri. Uyu Rusi akomezanya urugendo na nyirabukwe. Imana yambwiye ngo abantu batataye Imana igiye kubiyubahishirizaho. Abantu bagumanye nayo igiye kugaragaza isano bafitanye nayo. Reka mbisubiremo. Abantu bagumanye nayo ntibayitakaze mu bihe bari kuyitakazamo. Imana igiye gukoresha uko ishoboye muri quartier utuyemo. Mukazubamo mu miryango y'iwanyu baguhinyura. Imana ije kugaragaza isano mufitanye nayo. Cyo bitayidiye muri make amaraso agiye gukora. Haleluya. Amaraso agiye gukora akazi. Abantu b'Imana barahinyuwe. Turi mu bihe abantu b'Imana bahinyuwe. Twinjira muri uyu mwaka Imana tubwiye ibintu bikomeye narabivuze ubushize. Imana tubwiye ngo ni igihe cyo gukora kw'imyuka mibi ku mugaragaro. Ngo ariko ni igihe cyo gukora kwanjye ku mugaragaro. Abantu babonye gukora kw'Imana ku mugaragaro. Haleluya. Na nijoro nakubonye ahantu we. Uzi ko hariho imyuka umuntu abyuka yaryamye ari muzima akabyuka yagagaye. Muzi ko hariho imyuka iri kurara izerera y'umubi yo mu bisekuru iyo hiryo tutigeze tubamo, tutigeze tumenya uko byakozwe. Hiryo babandwaga mu bisekuru by'iwanyu utazi, nk'igisekuru cya kabiri, wowe uri mu gisekuru nk'icya 10. Bakagutumaho bakavuga bati akuzukuruza kakavivi, ibi bintu bizakabate nikazatera imbere, kajya karyama nigasinzi. Izo mbaraga utazihishuriye n'umwuka we nukuri wagihora uko nguko uko baragutongere. Ariko dukuraho izo mbaraga ni Kristo. Abakiriye Kristo, haleluya. Turi muri Kristo Yesu nateka tuzacirwa. Niyo mpamvu Kristo nawe aje kugaragaza isano afitanye n'abantu.
haleluya. Twageze kuri tere yo gukora kw'Imana, kuko turi no kubona gukora k'umwanzi gukomeye. Umwanzi ari gukora ku mugaragaro, ari gukorera mu bantu ku mugaragaro, kugeza ubwo umuntu ahagarara agafata mikoro akajya kuri YouTube akavuga ati ngende umurozi mpanura ibisiga, ngewe ndiki. Abandi bakirata ati ngewe ndi umukozi w'Imana, impano ziri muri ngewe, ngiye nkorana. Ariko reka mbabwire, iyi Imana duhagaze imbere ntimenyerwa, ni Imana iteye ubwoba. N'ijambo ryitwa Imana ubwaryo ni umuriro. Tukwiye kubana n'Imana dufite ubwoba kandi duhindira umushyitsi imbere yayo, kuko ni Imana iteye ubwoba. Imana tuyegerezwa na Kristo, ngo hagati yacu n'Imana harimo indorerwamo yitwa Kristo. Mwavuga ngo amen. Kristo niwe Imana indeberamo. Imana ishaka kureba mu mafabu imurebera muri Kristo, kugira ngo ntapfa, njyewe napfa, ariko ko Kristo yabaye hagati yanjye n'Imana. Haleluya. Ngo Kristo ahora imbere y'Imana asabira, mwuka wera ngo agahora ni. Muzi ko umuntu wese wicaye afite mwuka wera uhora umunihira. Niyo mpamvu cyagiye utaguye hahandi, niyo mpamvu cyagiye byashobotse. Haleluya. Uzumva abantu bahagarara bavuga ati twarasenze biremera, ahundi ahagarara avuga ati nabonye Imana nubwo ntasenze ariko Imana yantabaye. Mu buryo bwose Imana yiyereka abantu bayo. Imana ikwiyereka mu buryo yateguye mu izina rya Yesu. Imana ikwiyereke mu buryo yateguye mu izina rya Yesu. Wateze ibiganza ukabyakira. Imana ikwiyereke mu buryo yateguye mu izina rya Yesu. Haleluya. Nganirizwa ya magambo, naganijwe ijambo rikomeye cyane. Hari igihe dusa n'abasaba ibintu, ariko rimwe n'imwe tugasaba nk'abana bacu dufite batoya. Umwana agasaba gukora muri buji. Umumama rero udafite umutima utararezwe, utarahuye na Yesu ati reka yikoremo. Ari umumama wigeze asura Fabrice ari mutoya, ari kurira ngo akore muri buje. Muzika abana benshi cyane bakunda kubikora, agashaka gukora mu bintu bya buje, agashaka gukina n'urwembe. Umumama ufite umutima akajya namwereka, uriya ntukajye kimwaka vuba ngo umukubite. Oya, kimwake witonze, umwereke ko ari kibi, ufate ikirayi ugihate, umubwiye ko ikirayi ngihase niko n'icyuma cyakugenza. Imana duhe kurerana abana bacu ubumuntu. Dufite abantu, umusuri we mu rugo, nababwiye ko ndi presidente w'abagore muri iryo torero ryanjye nyoboye, uramusura akabwira umwana ati uretse umushyitsi nagenda ndakumena. Ukabona umwana arokowe nuko umushyitsi ahari. Imana iturengere, Imana iturengere. Ibyahashize ntabwo dukwiye kubireresha abana. Imana dutabare cyane. Arambwira ngo mureka koremo, yari ari kurira gukora muri buji icyo gitwacanaga buji, ngo mureka koremo. Tuvugana nubwo nabo umuntu nari mfite, nubwo nari umurara, ariko mbona umwana nakura muri buji agashira utoki ninjura mujyana kwa muganga. Imana rero nayo hari igihe ireba ibintu uri gusaba bisa nkaho ari ugushaka gukora muri buji urutoki rugakika kujyana kwa muganga, ikavuga ati reka mureke ngewe nkora ibyo mu bumana bwanyu. Muhumure, Imana izi ibibanza izi n'ibiheruka, kandi Imana izaguha ibikugwa neza. Mwikirize ngo amen, mwikirize ngo amen. Imana igitanga ibituma umutima w'umuntu uruhuka. Imana ishimwe. Yaruhuye umutima wa Rusi. Uyu nguyu yatangiye ahumba. Imana yambwiye ngo dore iteraniro uteranye ririmo abantu batangiye umurimo bameze nka Rusi bahumba. Harimo abagore bagihumba, harimo imiryango igihumba. Ngo arahumba, ngo akajya agenda inyuma y'abasaruzi. Nubwo ugenda inyuma y'abandi, ariko muri Imana ishyira abandi imbere, izagushyira imbere. Nubwo ugenda byanga, ariko bizemera, kuko aho byemereye nihuri. Abantu bari aho byemereye mwikirize ngo amen. Aho iby'abariya bicaye bakubwira ko byemeye banyuze, niho nawe Imana iri kukunyuza kugira ngo ikugirire neza. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Rusi ntiyananirwa, ahumbira nyirabukwe. Iryo jambo ndiganirizwa, nabwiwe ngo iyo umuntu ari gusenga, iyo umuntu ari kubaka imibanire myiza n'Imana, iyo umuntu ari kubana neza n'Imana, iyo umuntu ari kurunda imirimo myinshi imbere y'Imana, ngo aba ari gukorera abamukomokaho n'abazamukomokaho. Uko niko Rusi yahumbaga, ahumbira nyirabukwe, ariko nawe ubwe bimufitiye umumaro. Mwikirize ngo amen. Nubwo yahumbaga, nubwo yagendaga asukuma byanze, ariko Imana yari imufiteho umugambi muremure yuko izamuhuza na Bowazi. Bowazi wawe arahari. Imana iguhuze n'umuntu wawe w'umumaro mu izina rya Yesu. Humura, hari uri kubona umaze igihe uhumba, hari umaze iminsi atekereza icyo kukugirira. Umuntu wese agira umuntu. Imana iguhuze n'umuntu wawe. Kuva kwa karindwi kwa kwinjiramo, numvishije muri njyewe ninjiye mu mavuta yo gusengera umuntu wanjye w'umumaro. Pastor Theogene akiriho inzahuke kuko twabanaga, yajyaga akunda kumbwira, akambwira mama Fabrice, ujye ugenda gake ku bintu abantu bakwizeza.
twagize ibihe abantu batwizeza ibintu bikomeye. Twagize ibihe byo gukundwa muri iki gihugu, turakundwa ibiterane bidusimbaranwa tudafite kwicara no kuryama. Ugakora ku matorero 3 ku munsi umwe kurwanya ibiyobyabwenge. Abashumba batwita abakobwa banjye, mukobwa wanjye bamwita muhungu wanjye. Ariko igihe kimwe aravunika, akora accident murabizi. Arangije ngiye kumusura arambwira ati mama Fabri, ubu nabara abapasiteri baje ahanga, nimatantinya no kumamagara ngo ngiye kubwiriza ubutumwa kandi ndi mu mbago. Bivuga ngo bakunda ibiturimo niba dukunda. Aramya ngo ikibazo dufite mama Fabrice, dufite ikibazo cyuko dufite abafana tutagira abakunzi. Aramya ngo dusengera abakunzi. Rero muri iyi minsi nice mukokari ngo kuri kwinjiramo niyumvamo gusenga sengera umuntu wanje w'umumaro, umuntu wanje w'umumaro, umuntu wanje w'umumaro. Haleluya. Umuntu wawe arahari utazakubabaza. Umuntu wawe arahari Imana izasohoreza ibyo yakubwiye. Umuntu wawe arahari ahantu Imana izanyura. Imana iguhuze nawe mu izina rya Yesu. Uramukeneye nkanje, Imana iguhuze nawe mu izina rya Yesu. Yigo uko nashingiye ku buhamya mfite, shingira ku byo nahawe, shingira ku byo abantu bankoreye bamwe, ndavuga ni burya hari abo mu mara, nubwo hari abatubabaje muri iyi nzira, ariko hari n'abaduhaye ibyishimo. Umuntu wese ugira uruhare rwo kugira ngo anezeze mugenzi we, nawe Imana izakuremera bakunezeza. Yuharanira ibyo ukeneye nawe jye bigirira abana. Imana yacu tugire neza, Imana yacu turengere. Twasomye muri iki gice cya 2 cya Rusi, uyu murongo waho wa 8, ngo maze Bowazi abwira Rusi. Oh, haleluya. Maze Bowazi abwira Rusi. Haleluya. Aramubwira ati Rusi we, urumva mukobwa wanje. Hari umuntu kubwira neza ukumva uraruhutse. Ataraguha n'igihumbi ukumva uwo muntu wari umukeneye. Mbibutse ko ubuzima bw'umuntu wese waremwe n'Imana akeneye umuntu umubwira neza. Akeneye umuntu kureba neza. Abandi baradukanuriye, jya ureba neza abantu b'Imana. Umuntu wese wicaye muri iteraniro akeneye umuntu umubwira ngo waramutse. Akeneye umubwira ngo baho wongera ubeho. Umuntu wese uciye muri iteraniro akeneye umuntu umubwira ngo wariye. Papa jya ubibwira umugore wawe. Mama nawe jya ubibaza umugabo ari ku kazi. Reka ujye umutelefone. Hari n'igihe umukoresha yamuguye nabi akajya kumva allo chérie. Oh, hari igihe uyu mutipe biba byamuguye nabi gogozi. Nkuka kankuremo kamwe ngo muhamagare. Namamagara nkumva bisi ziravuga, ibintu biravuga, ari kwirukanka, icyo gikapu kizane. Nkamubwira ni wampaye akanya nkakuvugisha. Havuga ni byamuyobeye pe. Ariko nkamubwira ni umeze neza, urakomeye. Akamye ndakomeye ariko nyine ndi mu kazi kenshi. Ariko ndabizi kako kajamba ari cyo kamugwaho. Nanjye arya ntungura ndi mu mujyi ndi kuzinga imikenyero, byanyobeye nabuza agapira ko kubihuza, nkanuye amaso byanze, nkumva aramamagaye kambaza ati wabonye uko ujya kurya. Oh, nubwo mba nabona umwanya wo kujya kurya, ariko gitangira iryo jambo ambwiye. Nkavuga umutwara arabizi ko ngomba kujya kurya. Gira amagambo abantu bakeneye. Gira ihumura abantu bakeneye. Buwa abantu bakeneye, buwisi ikeneye. Buwa abaturanyi bakeneye. Buwi igihugu gikeneye, buwa Shiro ikeneye. Haleluya. Imana nizabura kukuramisha kandi kuramishije kubona ibyiza. Imana ishimwe cyane. Bowazi aramubwira ngo umukobwa wanjye, reba nawe, reba wamukoresha, reba hahandi baguhemba ariya, reba hahandi udatemere gukererwa kugeza 2:00, nugeza 2:00 babizi ko umutima urakuvamo. Reba hahandi uzi nkatwe twakodesheje, tukina kodesha. Iyo ubwenye n'inzu ati 20 ngiye nishyura kuri 24 inzu. Iyo 24 zigeze nkamuhamagara ntimabuja rwose amafaranga ntaraboneka. Oh, humura. Oh, ariko ari gyamamagara nkavuga ni mwijuru we, muri ngo mutabare. Yahamagara papa Fabo nkabona kuryama ibitotsi byabuze. Ariko Imana ifite ubutabazi bwayo, ifite uburyo bwayo. Imana iguhuza uburyo n'ikintu, ihuza uburyo n'ikintu kiguhagaritse umutima mu izina rya Yesu. Cyo kintu gitumye umutima udatuza, Imana igihuze n'uburyo bwayo mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Nukuri nubwo umukoresha, gerageza kugira ngo bari abakozi ubafate neza, kuko ntuzi niba ejo atari bazakorerera abantu. Niba uri landlord uyu munsi yumbara gukodesha ko nawe ejo wazakode. Ibi bihe biranyuranirega. Itonde. Ntabwo nabahaye ubuhamya. Amazu atarangakiraga, twitutwana two kwa Joni. Amazu yanyirukanaga ku mbaraza ntwite Fabrice, banyamagira ngo ntabyariraho. Ayo mazu mu rubonobono niho harimo abagore nyoboye ndi president. Ejo umugore yankoze ku mutima musabiye umugisha mu izina rya Yesu. Yarambye ati mama Fabri abagore uyoboye ndabazi, ni rwose Imana iguhe umugisha. Arambye ati ndumva numvishije muri ngewe umutima wanyunyemeza ko abagore nk'abangaye batahana ibirayi bakajya kurara bari ibirayi. Muzikirayi ko aho kigeze.
kirarya umugabo kigasiba undi. Nubone ry'ibirayi we ngo ujya nk'abantu bose abaturage bose barya ibirayi. Hari ababiretse barabyihana. Babyihana nk'icyaha. Anzani hari ibintu wihana nk'icyaha. Inyama hari ingo zazihanye. Yo umuceri hari abawihannye bazi ko akawunga n'ibishyimbo ari byo birya. Ayo mahirwe ufite uyabyaza umusaruro mu izina rya Yesu. Byose bijye bikubaho ariko ushima. Amen. Tuzi ubuzima mu gushima. Umenye ko ibyo wagiriwe hari abandi babisengera. Arambye ati ngiye kuguha ibirayi ugaburire abo bagore bawe uyoboye kuwa gatatu. Dore ndabizi neza ko iryo teraniro ririmo abagore. Nshakira abagore nk'abangahe. Anyoherereza ibiro 40 by'ibirayi. Imana imuha umugisha. 40 abagore nahise mbigabanya abagore 5 batahana ibirayi. Uwo nabiherezaga wese amwe ati ni ibirayi kuko Imana ifite ijisho ishyira mu muntu ukamenya umuntu utabiye. Imana izakurinde gukorera umugisha ku muntu utakwiye gukorera umugisha. Uzi umuntu ushobora guha igitenge ukakimuha wuzuye umwuka uvuga ngo nambitse mwene data akajya kukivuma ku karubanda. Kajya mu masengesho y'imisi 2. Mana ntibakansuzugure ntango nambara ibikoburano mu izina rya Yesu. Anzana ikiro cy'umucerate Mana. Dufite abapene dufite abantu bameze baryo. Birirwa bavuma ibintu Imana iba. Hari igihe kimwe nigeze guterwa n'umwuka muri abadamu nyobe ndababwira ntago mwese muzapfa mugiye mu maduka yo kuhaha imyenda. Nimuzapfa mugiye no kubatayeri kudodesha kandi biranavuna. Ndaye mabwire ngo harimo muri mwebwe abazarinda batabaruka Imana inyuze imigisha yabo ku bandi. Imana ikaguha igitenge giciye kuri mama Fabrice yarakidodesheje. Imana ikaguha inkweto mama Fabrice yagiye akagerekaho bazi. Mwari kumirwa. Mwari vuga ati none uyu mama avuye. Hari ibintu bitabaho. Ibintu byose bipanze hariya. Ariko ngo niba ufite ibyo bihagije unyurwe nabyo. Imana yacu tugire neza. Uburyo bw'Imana burahari. Ariko no mu buryo bw'Imana Imana ikeneye ko tumenya uburyo tububamo. Amen. Kandi ibyo ngibyo tububayemo neza byaturinda kumarana kuko niho hava amarozi, niho hava inzangano, niho hava kwangana. Ariko Imana yacu ikiranuka iduhuze n'uburyo bwayo butuma tubaho ubuzima Imana ikeneye ko tubamo. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Rusi arahumba. Komeza uhumbe aho kwikorera imiba wahageze. Ongera wihangana utera umunsi umwe. Ongera wihangana utera intambwe imwe kuko aho kwikorera imiba ugataha wikorera imiba hageze. Mvugira ngo hageze. Ndabizi neza ko ndi kuvugana n'umuntu umwe muri literaniro. Imana yantumye ku muntu hano. Imana yantumye ku muntu hari uri kubyumva. Hari umaze iminsi ahumba. Hari abamaze iminsi bari guhumba. Inyuma ya Bowazi ariko ndashimara ko igihe cyo guhura na Bowazi cyageze. Ngo Bowazi barahura. Haleluya. Ngo Rusi yajyaga ahura n'abasaruzi gusa. Yuhuye n'abasaruzi nibo bafana Pastor Togene yambwiraga. Abakubwira urukundo rw'amagambo gusa. Higopi bakagusura mu nzu ufite abantu bagukunda benshi pe kaburu wamagara. Hari abantu bafite abantu muri telefone atamuhamagara ngo amuguze 1,000. Hari abantu bafite abantu basenganye. Hatarimo umuntu yahamagara ngo amutize 50,000 ajye gushora curuza. Hari abantu ariko mu bantu hari umuntu wawe. Imana iguhuze n'umuntu wawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndahagaze ahangaha nanjye Imana yamuje n'umuntu wanjye. Imana ishimwe. Imana iguhuze n'umuntu wawe ntabwo hari ibintu biraza kurangira. Nubwo hari ibindi biba bigihari ariko hari ibintu Imana igirangiriza mu muntu wawe. Mwakukiriza ngo amen. Haleluya. Imana iguhuze n'umuntu wawe. Imana iguhuze n'umuntu wawe. Imana iguhuze n'umuntu wawe. Misuhumgira hagije mvugira ngo irahagije. Misuhumgira hagije. Imisi bagucunaguje irahagije. Imisi wirutse kuri biri irahagije. Imana niguhuze na Bowazi. Ngo yahoraga ahura n'abasaruzi gusa. Iyo uhuye n'umusaruzi ni mugenzi wawe. Nubwo ari umusaruzi ariko n'umuhumbyi ni bamwe. Niyo mpamvu yakomeza agahumba none ko bategeze bamwikoreza. Ngo ariko ikiza ngo baragenda baganiriza. Imana iguha umuntu wawe kuvuga neza aho utari. Ngo baragenda baganiriza Bowazi. Ngo baramubwira ngo hari amakuru dufite y'umukobwa witwa Rusi. Uhora ahumba mu murima. Dore yitwa bimeze gutya. Yanze kurekura nyirabukwe. Dore barabana. Hayiwe amuvuga neza. Ubu ingorane dufite n'abantu batuvuze nabaho twari kubonera umugisha. Hari abantu bavugana batuvugana bashinzwe bahamagara taro dutumire mama Fabrice. Yego mama Fabrice mu gihe cyashize ndashima Imana ko umutware wanjye yicaye hanganga. Mu gihe cyashize twahuye n'ingorane zikomeye. Mana yanjye mu mwaka wa 2024 watubere mwaka ukomeye. Wituwinjiramo tuwinjira muri kuvuga ku muntu wawe ndetse n'umuntu Imana yaguhuza nawe kuvuga neza aho utari. Mwaka wa 2024 Imana yarambwiye ndi gusenga ahantu. Irambwira ngo uyu mwaka nkurindiye urugo. Irambwira ngo kandi uyu mwaka nkurinze induru. Ngira ibintu bikomeye
ngira amagambo amwe nshaka kubabwira. Irambwira ngo mwana wanjye, uyu mwaka dore uhuye n'ibintu bitakoroheye, dore abadayimoni bagupatanye. Muzi ko abadayimoni bajya bapatana umuntu, abadayimoni bajya bapatana umuntu neza bakakwibasira, ukajya ugira ngo igicumbi cyabo n'urugo rwabo ni urwawe cyangwa ni iwawe. Imana irambwira ngo dore baraje baganditse iwawe, kandi baganditse bafite intwaro z'uburyo bwose. Irambwira ngo dore buri segonda ikuzimu hategetswe ko abadayimoni 300 buri segonda bazajya babasimburana ku buzima bwawe, kugira ngo bagukureho urugo, kuko bazi neza agaciro k'urugo rwawe. Imana irambwira ngo dore nubwo bafite intwaro z'uburyo bwose, ariko nanjye mfite intwaro z'uburyo bwose bwo kukuneshereza. Haleluya! Hari intsinzi twicayemo tutaragize mu ruhare. Igorogota yaraharangiriye. Intsinzi ugiye kwicaramo ivuye igorogota. Niyo mpamvu abantu batazayiroga ngo babishobore. Niyo mpamvu abantu batazayivugaho ngira haleluya. Mana ishimwe. Mana imbwira amagambo meza irankomeza. Irambwira ngo humura. Nabyemeye ko biba, nabyemeye ko abademoni baza, barinjiye, binjanye imihoro, binjanye amasuka, binjanye amatindo. Ikibazanye ni ukugutanya n'umugabo mwashakanye ubuzima bwawe. Ndavugana nawe ndo Uwiteka. Irambwira ngo ugiye kubona ukuntu ndwana inkundura. Nabonye Imana irwana inkundura. Bene data twicaye imbere, ugiye kubona ukuntu Imana inesha igatsinda. Ugiye kubona ukuntu Imana itsindishiriza abayitindanye nawe. Tindana n'Imana ibindi byo hanze nibikureba. Imana izarwanira nibikurwanya, kuko inama zabo ntizibamo. Habaye akantu katatworoheye. Buriya kimwe mu bintu sengera imiryango, ndaza no kuyisengera uyu mwanya nk'icyumweru cyahariwe abagore, ndaza gusenga twirukana ubukene mu ngo. Kimwe mu bintu bigira ingaruka mu miryango ubukene bubamo. Kabiri, kimwe mu bintu bigira ingaruka ni ibintu abantu bahura nabyo batarahuye na Yesu. Ubukire burimo Yesu abo baba. Turaza gusenga ubukene, ndagira mbabwire ngo wakena, ariko Yesu abirimo ntuse nabyo. Wanakira ukamenya uko byitwaramo n'ibigutanye n'umugabo. Uyu munsi wa none dufite ikibazo cy'amadevorce menshi. Uyu munsi wa none dufite ibibazo byo mu miryango, mu ngo. Uyu munsi wa none ingo ntizikiryoshye. Abakobwa bacu nambika mu mujyi, arakobwa ati ndugiyemo, ariko ngiye kuptestinga, ngiye kureba uko bimeze. Bamwe bakagenda bafite udupira tw'imyaka 5, badafite gahunda yo kubyara. Yigo pe, kobwa gashaka afite agapira k'imyaka 5, avuga ngende ndebe iriya niga sinzi ibyayo. Sinahita coma ngo ahita nerinda none ntazi wariwe. Oya mani ntago byavamo. Mbambika amakanzu nganira nge n'abageni, ariko narumiwe. Iki tere turihiranyerera. Abo bana mwicaye muri kurya inkoko, murya inyama, mukubita imisango, abandi babyina, amateta adekoye mu maza miliyoni, mwambika ikanzu. Mama wari aho ngaho yaje kure mukenyero uhenze, umukobwa nyambika ikanzu ya 400, ariko afite agapira. Urumva nago yizeye tipu, urumva barabindana. Sinamenya niba atari ibandi, urumva. Nanjye rero ndi umuhanga cyane, Imana injyanye mu kazi kayo, nkagenda nabandi kumugera ikanzu, ngubwira nti ugiye kurwubaka, ugiye kuba umudamu. Nubwiteguye kugenda ugahita utangira gutwara agakombe ko guciramo. Nuburiteguye nikwambara ibitenge ukava muri izo. Nuburiteguye kugenda ukaba umugore, mbese ukaba umugore ukagaragaza ko uri umugore. Agatambira ariko mama ibyo ni ibyantigite mwana, ibyo ni ibyantigite. Ubagapira ndagafite k'imyaka 5. Baradufite. Bakenye imikenyero ya dote badufite. Bambaye amakanzu ya 21 dukodesha 300 badufite. Muri gutwikurura adafite gahunda, avuga ati na address urumva niriya iPhone yanguriye. Nibihinduka nkagiraho ngasanga afite nkabona hari utundi tuntu afite, urumva ninkubitana na message ndahita nigendera. Nuko bimeze, niteganya migambi. Ariko igihe tugezemo nicyo gusengera, nicyo gusenga. Babyeyi mureke dutake, biravuze ngo nimubona bibaye muzarara, ariko birihamagarira umugore kurira. Mugore ahamagarirwa kurira, abagore mureke tuze kurira. Abagore ni murire. Uyu munsi wa none turi bitutsi. Bibutse ko iyo urugo rwagenze nabi byitirirwa umugore, nta mugabo mububaho. Muzikora n'umugabo usambana ubaho. Umugabo arasura nagasambana, aba yasuye, aba yagiye gusura hariya ku muturanyi. Nta mugabo usambana ubaho, ntawe pe. Umugabo aba yagiye gusura ku muturanyi ngo amenye uko hameze, yagiye kubaramutsa, mwaramutse akagaruka.
ariko impamvu abagore dusambana ni uko umugabo yagiye mu matwi aro sheri bebe naho tipe we ari kujya Dubai, urugo rwateye imbere, urumva ntasinzira, imitsi irareze, mami nawe mumami baherukana ibyumweru 3 bishize, afite umwita wibutse ko aho wataye hari undi uhasigaye. Ntabwo nge nazanywe Papa Fabrice njye bimubwira, ntabwo nazanywe no kuryama mu bitanda byiza nubwo iwacu tutaryamaga heza, oya pe, ntabwo nazanywe no gukenyera ibitenge ngo nitirirwe icyo naricyo, ngiye nazanywe no kugira ngo umwanya nanjye muhe umwanya. Niba dahari kwa heri Imana wacomoka byakwanga bohoka uhagarare hafi aho ngaho. Natambwira ko nkunda abandi bazabimbwira ko niko kuri. Kandi abagore tugira intege nkeya mu matwi kubi. Uzi umugabo uzi gutambuka umugabo akavuga ati uri mwiza, wow, nubwo Papa Fab atabivuze ko ndi mwiza. Uzi gutambuka allo baby nawe we watete ubundi wageze mu rugo wahageze kandi mukanya kire telefone mbwe allo baby shuhani naho ngo nuko kimwe mu bintu bigize ingaruka mu bubatsi ngo nicyo bita kamenyero. Nzagaruka mu bubatsi ngo murakoze harimo urubyiruko, haleluya, ndabifite, nzagaruka Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Kimwe mu bintu bigira ingaruka mu ngo turamenyerana. Uyu mugabo tubana ntituramenyana, sindamumenyera nawe nazamenyera kuko navutse iwacu kwa John nawe avuka kwa Mukamurigo. Namenyera nzabona umparaye. Yes, namenyera umunsi yamenyereye akabona nteye nabi hari uzabona nteye neza, nabona ntambuka mpengana hari uzabona guhemanga amakanja kari ibyo ashaka. Ubira gusaba guhora ubona nteye uko ushaka kuko deforme nabaye yo niwe wayingize. Ntabwo naje meze gutya, nge naje pfinyoyi mugihe ngize indeshe 3 zipfunyitse zihangane niwe wazipfunyitse, sinazipfunyikiye iwawe. Ubwo untengeye iki umbengeye iki? Ubu rero mbabwira kandi kantu namenye nahishuriwe, muzi kuko imyaka y'umudamu igenda izamuka nikaba akeneye urukundo kuruta igihe umugereri wawe, igihe umugerezi we. N'abagabo kandi nuko kuko intege nke zabo ziba ku maso. Mama biragusaba guhora urikizungereza mu maso y'umugabo, ureremba urudakanura, nukanura kubera imibereho azahogera hariya Nyarugenge ari abakobwa bareba batuje, ufite ku kiragihe uragikanuye. Intege nke zabo ziba ku maso, iz'abagore zikaba ku matwi. Umugore wumvishije nibamubwira abagambata gusa ikimpamvu navuze ijambo rivanga abagabo ntibasambana barasura, nuko umugabo asura agataha, ariko umugore wasambanye agenda agiye. Yes, nta kugaruka. Umuhaye urukundo ararama, wajya ugera mu rugo akajya abona ni nyakabwana n'ibiki, ubundi iki ni igiki. Muzi ko nge nabaye indaya, murambabarira nabaye indaya. Muzi ko iyo wabaga uri kumwe n'umugabo w'umugore kandi imari ikomeye hano hanze mu ndaya ni ikintu bita umugabo wubatse urugo. Umusore nta address irimo, umusore ntacyo ufite, umusore wowe ugiye kugura ibyo utazi nta kirimo, bibiri yawe niyo utanga, ariko umugabo niyo mwagena nta giciro muvuganye, iryiriye arayongera. Noneho rero wabaga uri kumwe nawe uzi ko wamunejeje, wamushimashimye, wayamukuyemo, mama runaka yahamagara ati buretse gato nita umugore wanjye, allo sheri, ariko man nabonye ibintu bikomeye. Akamubaza ati bebe ugeze he? Bebe ndaje, akazi kamfashe ariko ndaje. Ariko umugore bahamagara ari kumwe n'umugabo, ni ukuri phone bahita bazifunga bakazikuraho. Umugore wagiye gusambana ntashaka kumenya uko ari bubeshye umugabo, arayifunga. Ariko umugabo ntashaka gufunga telefone ngo ari kumwe n'inda, aba afite amayiri yose aragutsindisha. Kandi ikintu nakorewe ubushakashatsi nkakigeraho nkakibona, 90% y'ingo ziri gusenyuka biri guturuka kuri twebwe abagore. Abagore, umugore ubundi ni umutima w'iki? Ni umutima w'iki? Hanyuma umugabo ni iki? Ni umutwe w'urugo. Mbibutse ko umutima warwaza umutwe, ariko umutwe ni warwaza umutima. Ntibishoboka. Iyo umutima upfuye ubugize ute? Ibiri muri we byose iyo umutima uhagaze ubugize ute? Tukwita mayite. Niyo mpamvu ingo nyinshi zabaye mayite, kuko ntibaramenya amakorosi bagomba gukata kugira ngo bubake ibyagiye kubakije. Turabafasha, turi abagore bitwa abafasha, abagabo ni abatware. Ngo niyo mpamvu Sara ajyaga amwita umutware. Uyu mugabo mureba wicaye
birakomeye. Iyo uyu mugabo aza gukizwa mbere yanjye, kungorora byari kumugora, ariko Yesu yabanje ngewe, kuko kugorora uyu mugabo ndabishoboye. Uyu mugabo nta korosi yakatamo, ntakatana nawe. Dore nguyu aho yicaye, uyu nguyu ntaho wamye, urumva ahakase hose ndahakata. Yarakaye ndibebeza nkajya nitwara ukuntu nkabceza nkamubyinira nkashiduka setse. Uyu nguyu umugabo ameze nk'uruhinja, mumbabarira abagabo bari hano ntago mbubahutse. Umugabo ameze nk'uruhinja. Uruhinja niyo rwaba rwarwaye cyo munda rwacyarwije, urwubika kunda, ugaheka, ugahendahenda, ugacomeka ibere, kakagira akabebe kakavuga ati mama ntakatagize kasinzire. Niko abagabo bameze. Uragoragoza paka. Ubundi ijambo ryitwa umugore risobanuye kugoragoza. Ntago umugore ari base cyangwa ibitenge, ntago umugore ari imodoka, ntago umugore ari ibipangu mutahamo. Umugore ni ijambo risobanuye kugoragoza. Iyo ntaza kugoragoza uyu nguyu abakiri marine, uyu nguyu mwicaya mwumvishije, dore nguyu uyu nguyu abakiri marine, ariko namurwaniye na Satani, n'uyu munsi ndacyamurwanira, kandi nzamugeza paka binguni. Nzakugezayo. Naramubwiye ngo nta cyaha kibaho nta mubabarira. Ubu dufitanye amasezerano, nta cyaha. Ariko reka mbabaza, ninde mugabo wagiye gusambana kaza hari ibibazo byabaye? Ni ukuri ko agaruka uko yagiye. Niba igihe kigeze cy'Imana cyo kugira ngo umusangire n'abandi, reka dusaranganye. Dusaranga, nta bibazo afitanye. Ubu imyaka 8 yagiye, murabona yarahindutse iki? Ubu siyo nza gutongana, imyaka 8 dukore divorce. Ubu mba ndi kwangarana n'abana banjye maze kurongorwa n'abagabo ntazo umubare, ariko kwihangana bitera kunesha. Yaragiye aragaruka, yaragiye abagore ararongora, ari naho yajyaga indaya zikabanza zikamwiba, zamwiba, bamara gukora ibyo byaha bagahita bamutwara ipantaro, bakamubwira ati ipantaro siti yiguha. Induru ikavuga muri karitsiye, dore ko yarageze ku rwego rubi. Induru yavuga, bakamamagaza umukozi w'Imana Fabrice, umuvuga butumwa, baturiya mugabo n'umukozi w'Imana twama Fabrice, bagahita bantumaho, nkagenda nkasanga tipe ari mu nzu byamunaniye gusohoka. Ahubwo nimanze munyereka hari, dore nguyu ngira ngo wiriwe neza. Nkagenda nkavugana n'indaya, umugabo wanjye yagiye kwiyara, yari yamusuye, bari baje kugusura, ati hanyuma bagusuje angahe? Kambwira ati ni 2. Okay, nkahita ninyabya ku ruhande, nkahita muzana 2 bye, nkahita mubwira nimpereza umugabo wanjye, tugataha muri karitsiye abaturage bumiwe. Dore nguyu sinigeze murega muri RIB, sinigeze mwereka ko yasambana. Naramwihanganiye mu ntege nkeya. Nimutihanganana nga mu ntege nkeya mufite, turi kubeshya. Ibyo bwami bw'Imana ntabwo tuzabona. Rusi yihanganiye guhumba, ahumbana n'abasaruzi kugeza ubwo nyiri umurima yahageze. Mwakurikiza ngo amen. Yarihanganye. Tebo ayisikanema, arihangana inyuma y'abasaruzi bamubyiga, babimarama agatwara ubusa. Ariko akavuga ati amaherezo nyiri umurima azaza. Nyiri umurima azagira ate? Zaza. Nyiri umurima ajaza imyaka 8. Dore nguyu najyaga njya kumukura Nyabugogo, bafanyereye. Umugabo wanjye ari umureye umwe wo mu maraso, yajyaga ambwira ngo uzagira amahirwe pe upere yo sport itakina. Akambwira ati nagupfunya, nkabanza nkagenda nkafana, nkagaruka nkavuga ko napfushije. Uyu mugabo wanjye yabanaga nabo bita barwa Rutabura, niwe mwumvaga witwaga Rasta Gacuma. Uyu niwe mwajyaga mubona yikorera utwungo n'amayogi, niwe wari uhagarariye abafana fanatisme hano mu mastade yose. Nari umugore w'umuhuriga. Igihe cy'abagore bahuriga twajyaga duhura, tugahura n'abatoza b'abakinnyi, tukaganira, tugasangira. Abagabo barapfiriye amakipe. Ahinguka kuri stade aruka agiye mu giterane. Dore nguyu igiterane cya Pentecote ni kimugabo wanjye ajya mu stade. Yesu arazura arakira. Yarambajije ngo yarabiretse. Bayine da nagize umubabaro w'ikipe yitwa Reyo mureba narayisengeye. Nkavuga ni Mana, Reyo itsinde mu izina rya Yesu. Umugabo wanjye agiye kwifana, uyiha ibitego mu izina rya, kuko iyo batsindwaga ninjye wabaga wahanaguye akungo, ninjye wabaga hanaguye amayogi, ingoma nari nzi kuyanika. Yari afite amasuti yagomba kujyana y'ubururu n'umweru. Dore nguyu yari afite amakanzu y'ubururu n'umweru, agakora amabuno n'amabere. Mana, hari igihe utunga umugabo w'indushyi, Imana yavuga amasezerano, ukavuga ati kose ibi bintu bizavamo. Igira hino hano, igira hino. Akisiga gahera ku musatsi akageza hasi. Amarangi, ari amarangi nari nzi kuyakarabye. Agashyiramo amarangi, akisiga bururu n'umweru, akungo n'amayogi. Dore nguyu
ndi imbere y'Imana n'imbere yanyu. Nari nzi gutunganya ibikoresho by'umugabo wanjye, nkahanagura kungo ke k'ubururu n'umweru, ngahanagura agacuma ke. Genda wicarire. Turindira nyir'umurima agira ate we, nubwo turi guhumbana n'abasaruzi, ariko Bowazi azaza. Kandi naza badashaka kwemera bazemera, ko si ngombwa ko babyemera. Wopfa kuba ugenda uhura warahuye na Bowazi gute, warahuye n'umucunguzi wawe, birahagije. Yaza yasanga umurishyo nawe ubuze umwana yatwaye umurishyo we, yewe gabayene data muri ha narakubise. Uyu mugore mureba, uyu niga yaranigaguye. Uyu mwana yari afite umunigo, habwira Yesu ko yiri minigo nzayikira. Yesu akamya ngo hari igihe uzajya uryama ugasinza nawe akuniza. Ndashima Yesu ko nshaje neza, masaziro yanjye agiye kuba meza. Yesu yarambwiye ngo nzakurinda humura, azarinda kirakizwa, nta rugingo rwawe ruvunitse. Nubwo nambaye ibi birahure mbyambaye kubera inkoni z'uyu muniga yanjye. Yarajyaga mpuza n'ibibambasi. Impamvu yamuzaga n'ibibambasi ngo yagira ngo amenagura amaso atazajya undi mugabo usigarana. Akambwira ati ndabizi neza ko ndamutse nkutaye ntayamenye bagusigarana ayo matara. Amayaso ni amatara, ndayamena mani, ndayamena. Kaza yafigije, reyo yatsinzwe, yewe mana, n'amarange n'amayogi n'imijinya n'imishiha byo kuri stade. Akaza cyakora ndamubashima imbere y'Imana, ndashima n'Imana ntiyigeza nkubitira mu baturage. Twari dutuye mu gipangu cy'abagore 8, dore ngo ingwe 8. Imana yanshyize hagati y'ingwe 8 kugira ngo mbone icyo mbwira umuntu uri hagati y'abantu byamuyobereye. Akaza kanjyana mu nzu ye neza, akanshyira mu cyumba gakinga, akambwira ati ikipe yanjye yatsinzwe. Kandi niwe wahanaguye ubwungo n'amayogi n'amadarapo. Ubu wabitongeremo Yesu, uwo mwinjira wazanye hamumamagarira ze tubonane. Agakubita ngo mamagare Yesu nk'umwinjira. Yesu yamwitaga umwinjira, kandi Yesu n'umwinjira mwiza. Iyo yinjiye ntabisego uko abisanze, atanya umwana na se, agatanya umugore. Yesu afite ibintu akora. Yaraje ankuraho ibya kera, anyigisha discipline, anyigisha ko umugabo atari imbwa, atari umusega, ari umutware. Arantoza kugeza ubwo ngira ibintu bimwe na bimwe ndeka. Uyu mugabo nguyu nakijwe mbere nkajya mutegurira umugi nge narunywa. Najyaga iyo ngeze ku bagore ndakubwira ngo kuba warakijwe ntabwo bigomba kubangamira umugabo. Ibi byo gutaha yinywereye agatama avuye kwishima ngo ariko mana we, ngo uyu muntu uko nzawugeza bya uri kwikurura intambara. Ntabwo umugabo anuka, ntabwo inzoga z'umugabo zinuka, ntabwo zinuka mama, zirahumura. Akiriwe yo parufe. Kandi nta mugabo usinda, umugabo aranezerwa. Wanezerewe papa runa, papa divi, papa divi wanezerewe, muve mu nzira papa tambuke, mundeke ngende. Umugabo aranezerwa ntagasinda. Mujye mumenya ikiboneza mvugo, nimutamenye ikiboneza mvugo hari ibihe bizabagora. Niko kuri, kandi tuvuga ukuri, turabagore, turi itorero, ariko Kristo azishyikiriza ridafite umuzinga, kizinga no munganya. Naratangaye cyane. Yesu azi ubwenge kandi azi kwigisha ubwenge. Yesu yanyigishije ubwenge ku myaka yanjye nafite 19, aranyigisha. N'uyu munsi Yesu yanteretsemo ibyingo z'iki gihe, arantoza kugeza ubwo ndi president w'abagore magana ngahe bari mu itoro rya rubonobono, kugira ngo uyu munsi magire umumaro nk'uwo nanyuzemo. Ibyo nihangane mbigishe kubyihangana, ko nibishoboka ko utanyuza uzakomeresha abantu utarahanyuze. Bishoboka ko wakwihanganisha abantu ibyo utihanganiye, bishoboka. Ndashima Yesu wampaye imbaraga. Iyo yazaga agakubita akagera mu cyuma agakubita, kuko twe dutuye mu gipangu cy'abagore 8 kandi bategereje kumva kwa murokore byacitse. Nari nzi guceceka, yajyaga nkubita ncecetse, dore ngo sinige ngo yo reka da. Nari mfite tekinike mvuga ndi mu bagore 8 bategereje kumva kwa hakora Imana byacitse kwa murokore mama fabo. Iyo umugabo rero kuva nyubashya akakira mu cyumba, reka nanjye ngo ari nambara cecetse. Yesu akunda abaceceka. Akaniga kamuzana ibibambasa kankubita, nasohoka mu cyumba uriya Fabrice mwabonye akambaza ati ariko papa mama, iyo muri mu cyumba we na papa kibintu biba bikubita nibiki? Ni imibu tuba turi kwica, tuba twica imibu. Ni niyo mpamvu ibintu bikubita, kubera ko yabaga yumva mama na papa nkubita kubibambasi, ariko akumva mama ntavuga, kandi azi ko mama yakubitwa ararira. Iyo umuntu akubitwa ararira, akumva nta marira, hari ndasohoka nta marira.
ibi bintu abantu bari gutoza abana babo, ibi bintu abantu bari kubwira abana babo. Iso uramuzi, iso uzi imiryango y'iwanyu, mwana wa urabizi ibintu by'abaturanyi b'iwanyu, sha ibintu byahangaha, ibi bintu bikuroga umwana, uri kuroga viziyo y'umwana. Mana kubabarire kuri kumuha ibyo udakwiye kumuha. Mana dutabare. Umwana wanjye yakuze azi ko papa nkubita, ariko azi ko mama ngo aceceka. Nyuma yaho yarabimbwiye, arambwira ati ariko mama tumaze gukizwa, papa wamaze gukizwa, tumaze kwambara impeta, turi abajeni mariye mu rugo tumeze neza, anyita sheri nkamwita shusha. Aricara gihe kimwe turi muri sala araseka, uriya muhungu burya avuga make, araseka. Tufa uri guseka iki? Ataha ibintu by'abasheri hano, niyo si ibintu by'abasheri bigutwaye iki? Bigutwaye ati nibutse kuri bajyaga baguhondagura, ati mu cyumba bakakuniga, ati bakakuniga, ati none wasoko kamya ngimibu mama ngimibu ngo Fabri ngo ni imibu ngo kandi ari shi papa ari kuguha. Imana ishimwe ko yabyiyumviye ntabimubwiye. Mureke baje babyibonera mutabibabwiye. Kandi numubwira umubwirire mu mbabazi, umubwire kubabarira, umwigishe kubabarira. Nubwo muturanye gukora ikintu umwana areba, ariko umwigishe kubabarira. Nubwo papa w'umwana yakubereye undi wo kwica abana mu bwonko, kuko bazagira izabo. Imana iguhe kurerana ubwenge mu izina rya Yesu. Ndashima Imana, iminsi abana banje bamaze batabona papa imyaka 8, bari bazi ko papa yagiye Bugande gushakisha. Sinigeze mbwira abana banje ko papa wabo yabata. Uyu munsi bakuze, ejo bundi gutangira gutanga buno buhamya, narabicaje ndababwira ngo irya myaka nababwiye ko papa ari Bugande yari yaradutaye. Niyo mpamvu muzumva atanga ubuhamya ko yadutaye imyaka 8. Ariko bana banje mwabonye ko Yesu yabanye nawe. Turashimira Imana yuko papa Imana yamugaruye. Mureke dupfukame dushima, turabanza turashima, kuko nta kintu ushaka kunyuza ku mbuga nkoranyambaga, nta nicyo nzabwira rubanda, nta kigeza mu muryango wanjye. Adresse ahantu mfite hazanjyana mu bwami hakomeye ni mu muryango wanjye. Ubu babaye n'inkumi n'abasore, ubu n'abajyanama banje bakomeye. Inama zibavuyemo zingirira umumaro. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Narindi ku ijambo rikubwira ngo nubwo uri inyuma y'abasaruzi ukaba uri guhumba, nyir'umurima yahigereye. Niyo mpamvu uburyo bw'Imana bwabonetse. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Soreje ku ijambo twasomye mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 27 umurongo wa 42, ngo abasirikare bashaka kwica imbohe kugira ngo atagira uwo muriza uwoga gacika. Iki cyari igihe cyaba Paulo kitaboroheye kubera umurimo. Umuhamagaro wakunyeganyeza, waratunyeganyije nge n'uyu mugabo.